na Sonia. Sonia ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'ikigereki, rikaba rihabwa abana b'abakobwa aho rikunze gukoreshwa cyane mu gihugu cyo muri Aziya ndetse no mu gihugu cy'Uburusiya, rikaba risobanura ubwenge. Sonia nta muntu n'umwe ajya yishingikirizaho, ibintu byose abikora ku giti cye kandi nibwo yumva atekanye. Uyu mukobwa ibyo ngibyo bikaba bikunze gutuma akunda kwigenga ndetse no kwigirira icyizere, ndetse iyo ikintu runaka kigezeho wenyine nibwo abasha kubona umutuzo n'ibyishimo byuzuye. Sonia ni umukobwa yita ku bintu byose kandi akamenya kuvugisha abantu mu byiciro byabo. Waba uri umuntu witonze nabwo akabasha kukuvugisha, waba uri umukire cyangwa se umukene rwose bikamworohera. Ntabwo akunda kumva ibitekerezo by'abandi, aba yumva yuko yihagije, kandi uyu mukobwa aterwa ishema no kugira ibyo ageraho nta muntu n'umwe wimufashijemo. Ashobora gushidikanya ndetse yewe ntaniyizere, ariko akagerageza kubihisha kandi agakomeza kurwana kugeza ageze ku ntego yiyemeje kugeraho. Ni umuntu wishimira gukundwa ndetse no gukora ibintu bituma abantu bamukunda, akaba yanga kuba yumva ari ahantu ariko adakunzwe, aribyo ngibyo bikunze gutuma ahantu hose ari akora uko ashoboye kugira ngo abantu bose bamwishimire. Kuba inshuti ye ni byiza, ko igihe cyose umukeneye akugoboka kandi atazuyaje. Aba ari umuntu uzi kuvuga amagambo atanga ihumure, ariko kandi agatoranya inshuti nubwo abantu bose ku giti cye aba ashobora kubavugisha byoroshye cyane. Sonia aba ari umukobwa ukunda akazi kose akora, gusa ariko nanone akazi ke kagenda neza ari uko afite umubano mwiza n'abantu akorana nabo, yaba ari abo mu muryango we ndetse by'umwihariko n'umukunzi we. Iyo akiri umwana, Sonia agira ubwigunge cyane kandi ntabwo ajya apfa kuvuga uko yiyumva, akaba rero ariyo mpamvu aba akwiriye kuganirizwa n'ababyeyi. Uyu mukobwa ni umwizerwa kandi akaba agira ibitekerezo byiza, dore ko atangira gutekereza ku buzima bw'ahazaza akiri umwana cyane, yewe akanahangayikishwa n'ibibazo by'ubuzima, mu gihe abandi bana bo baba bagitekereza ku bintu bidakomeye. Mu bijyanye n'urukundo, Sonia yarakunda cyane kandi aba yifuza umuntu ugira ibanga. Ntabwo akunda abahungu bagira amagambo menshi kuko yumva bazajya bavuga n'ibidakwiriye. Akunda ibintu bidasanzwe, ku buryo yumva yuko niba ubusanzwe abahungu aribo batanga impano mu rukundo, ahubwo kuri iyi nshuro ariwe uzazitanga. Ni umukobwa ugira ibanga cyane kandi w'indayimuka ku rwego rwo hejuru, bikaba byiza cyane rero iyo ahuye n'umuhungu wa nyawe. Kuvugavuga niryo kosa rikomeye ushobora gupfa n'uyu mukobwa. Akazi gatandukanye Sonia ashobora kuba yakora harimo akajyanye n'ikoranabuhanga, akajyanye n'ubuganga, ubumenyi bw'imitako, kuba umujyanama w'abantu bamwe na bamwe, hamwe n'umunyamabanga n'ibindi byose bifite aho bihuriye no gutuza.